mwabibonye rero kuri titre ngiye kuba nabereka AI cyangwa se artificial intelligence ishobora kuba yagufasha gukrea PowerPoint mu minota mike cyane. Birumvikana ushobora kuba ugiye kuganiriza abantu kuri topic runaka ukumva amaide yagushiranye, ukumva nyine ntacyo uri bubwire abantu pe, ariko nanone bikaba ari ngombwa ko ugomba kuba wabivuga cyangwa se ukaba uriruhiye ariko ari kiri buze kuba waganiriza abantu. Reka wenda ngiye kubereka uburyo ducrea PowerPoint dukoresheje AI mu minota 5 gusa. Biraba birangiye, ni artificial intelligence. Nanababwiye ati YouTube channel, YouTube umunyarwanda wese uzi nyine ushaka ibintu bijyanye n'iterambere cyangwa se umuntu ushaka kumenya ibintu bijyanye n'ikoreshwa nyine by'imbuga nkoranyambaga, nyine YouTube ugomba kuba warakoze subscribe. As long as uri umunyarwanda wumva ikinyarwanda, uri umurundi aho uri hose, uba ugomba gukora subscribe kuri YouTube. Abakongomani bumva ikinyarwanda, abagana bumva ikinyarwanda, abatanzania, everywhere you go, abanyamarawi, abanyamerika, Canada, Europe, shut up kuri mwese ugomba gukora subscribe kuri Creators Rwanda kuko niyo nyine inyuzaho ibintu nk'ibi ngibi. Ngiye kubereka rero uburyo bakrea PowerPoint neza, imeze neza sans faute. Ubwo ntabwo gikeneye secretary dia, ikeneye no gukora subscribe kuri Creators Rwanda. Yani ibyo ngiye kubereka rero wibuke ko wakaza subscribe ku nyuma ya YouTube. N'ikindi kintu cy'ingenzi nakubwira nuko ugomba nimba in case nyine nimba hari inyunganizi ushaka gutanga, hari nk'umuntu wumva neza ko nyine yagira icyo agufasha wenda ku biganiro, gufasha kuri kuma kamera ibindi niki, nyine ushaka gutanga inkunga nayo you are free kuba wampamagara. Nimero za nyina nazitanze 0882548890. Ngaho niho wanyuza inkunga zawe. Ikindi kintu cy'ingenzi nshaka kuba nabwira abantu, hari abantu bajya basaba support ariko nanone ukabona like nyine uburyo babikoramo ntabwo ari sawa. Erega hari ikintu nshaka kuba nanababwira mbere ko tukomeza. Izi mbuga nkoranyambaga ukubona tubikora, YouTube mw'iminsi pe imeze nabi, nayo mpamvu ubona ibiganiro mw'iminsi bimwe biragenda biza gake gake. Ntabwo nyine tumeze n'aba YouTuber mu Rwanda, nta bangari birimo, nta mafaranga birimo. Rero kuba wazwa ugashaka ko icyo ukeneye ari cyo ngufasha, ukirengagiza ko nayo mfite ibyo ngomba kuba nakitaho, dia ujye wibuka nyine ibishyiramo nizajya guhakana cyangwa se ngo ati rero ibyo nyine birashoboka ko sinabigufasha kano kanya. Ujye nyumva nyine haba hari impamvu, kandi ngiye nta bintu by'ubucakura afite. Yari icyo ngufasha ndagufasha, nabona birimo birangora cyangwa se nabona birimo buze ku hosting ikintu kiri buze kumva ibiceri, kandi ibyawe nta biceri birimo, nta nyungu bifitemo. Niyo mpamvu hari abo mpakanira mu gihe bansabye ubufasha, mbona ubufasha kabona nyine like biri bu hosting igihe hari ibyo ngiye kuba nabura, ndaguhakarira pe. Iyo mbona rwose urabikeneye yego nibyo, ariko nanjye ndareba kuri ku nyungu zanjye tu, rero ngahita nguhakanira. Niyo mpamvu nta wundi mutima mubi. Nimba wumva neza ko wanyishyura nkagufasha iyo service ukeneye, kuko hari service wumva neza ko nta kigufa ntacyo nyine utayishyura, ariko kibagiza ko ndi bugane nawe isaha cyangwa iminota 30 cyangwa se amasaha 2, ibyo bintu byanze kako byumva ngo ni for free, tagaruko nkora rero. Ya nibyo ngibyo nakubwira rero. Reka nkwereke uburyo bakiriye iyo PowerPoint hanyuma umenye neza wagwani. Ya tibagirwa rero gukora subscribers ku Creators Rwanda. Hari abajama b'inkora mutima kabisa, nimbuzi neza ko buri kiganiro cyose kizeho ugifatira umwanya. I respect you. Abo bantu ndabazi, abo ngo nyine yansabye support nabo njurira mubonera igihe. Ubundi hari abantu uba ugomba kubonera igihe no matter what, kubera iki nabizerwa nyine. Reka ze bikwereke. Okay, tudatinze cyangwa se ngo twirande mu magambo, ikintu cya mbere cy'ingenzi uri buze kuba wakora, uraza muri Google Chrome yawe nk'ibisanzwe, hanyuma uza hano wasacingira wandikemo AutoPPT. Nushaka ubyandike gutya byanditse, cyangwa se nanone ubyandike uko ushaka nyine, gusa wibuke ko ari AutoPPT. Ushobora kubyandika gutya cyangwa se nanone ugasigamo space, gusa ni AutoPPT. Barita baguha ino website hano, ino website ya mbere. Ino website ya mbere nimara ko wayaza, icyo uri buze kuba wakora nta kindi, urahita uyikandaho nyine uyifungure kandi subscribe mwuka byaramwe. Ubarita bakuzana hano ngo AutoPPT AI, hano barita baguha nyine ahangaha. Icyo uri bukore hano nta kindi, ushobora kureba ino video y'uburyo wayikoresha, ariko nge ndabizi nta mpamvu, ni nabyo mpamvu ugiye kubibigisha. Hanyuma kandi hano try AutoPPT for free, ukandeho hano trying nyine ku buntu. Tugiye kuba twayikoresha ku buntu.
urarindira isacinge, hanyuma nimara ko yasacinga barahita bakuzanira nyine tu ahangaha ibingibi bimeze gutya, bahita bakuzanira nyine interface imeze gutya. We icyo uri bukore urahita uza nk'ahangaha, wenda ahangaha mo hano wandikemo ijambo ushaka ko uri buze kuba wakoresha, iryo ushaka ryose rwose ushaka gukoreraho nyine PowerPoint ni ya idea. Tuvuge wenda uri nko mu nama bababwiye ati turavuga ku iki ngiki, icyo bababwiye rero uvugaho nicyo uri bwandike ahangaha. Wenda nk'urugero reka wenda reka dushake nka history of Rwanda, amateka y'u Rwanda. Uraza hano hanyuma uzano wenda ushyiremo history of Rwanda, reka mbipestingemo, barahita baguha iyi table. Bivuze neza ko biragusaba kubanza kurogingamo in, hanyuma uri buzano continue with Gmail account, kubwire ushyiremo Gmail account, barahita bakuzana hano, hanyuma wenda uhite urogingamo in na account ushaka. Wenda bitewe ndayihisha kuko musigaye muhakinga abantu, nta kindi kintu baragita bakubwira ati ushyiremo password nyine yawe, urogingemo in nyine password yawe bisanzwe. Urabona neza ko njye namaze kurogingamo in, ukanda no continue. Urindire, urabona neza ko already namaze kuba nashyikamo nyine na loginzemo in. Tugiye gushaka ikintu bita history of Rwanda, urazamo hano n'ubundi, hanyuma ushyiremo wandikemo history of Rwanda, history of Rwanda, hanyuma nurangiza uze ko akantu hano ukande hano. Nukandamo hano barahita baguha nyine ibingibi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma we icyo uri buze kuba wakora, uri buze kuza hano generate my presentation, ukande hano generate my presentation. Barahita baguha noneho template bro, urahita uhitamo template bigendeye nyine uko ubishaka tu. Tabagwa template abari nyinshi, wowe uhitamo nyine tubigendeye, kuko bahita bagukorera full script kabisa. Reka wenda nkoresha nk'iyihera nakaye keza ubu, reka ndebe uriya nanjye amahita amajya ngora, reka nkoreshe ini ya business. Kandebe hano technology marketing, kumbona ntaya history ra. Okay, ntacyo, reka nkoresha iyi ngiyi ya orange. Kankana hanyuma numara guhitamo, reka nkoresha iyi ngiyi, dukoresha iyi ngiyi ya planet. Urahita uza hanga kuyo wahisemo, dore nk'ini impisemo, wowe uhita uza hano generate. Urumva numara gukanda kuri generate, barahita batangira ku generating ya PowerPoint. Urarindira, urabona neza ko irimo ira generating rero, irimo ira generating amatopic byose irabigenerating rwose, ndabikunyuriramo. Urabona neza ko nyine ni ibintu biteguye, ni ibintu biri clean, ni ibintu nyine bigaragara nyine bya danje, ubona neza ko biri ku murongo. Uretse gato urebe history of Rwanda, ndire gato bigiye kuza, bigiye kuza nyine iyi template niyo. Okay, kanze nkwereke noneho, reka nze turebe. Urabona an overview of history of event in Rwanda, urebe one key milestone in political and evolution of Rwanda. Urebe ibi byose nta na kimwe nanditse n'ibyo bageneratinze, batubwira ngo the foundation of the Rwandan monarchy and its significance, traditional governments practical in Rwanda. Ibi byose nibyo ya generatinze do. Shift in dynamic during the colonial era, impact nyine byose bahita babiguha bro, byose mana yanjye. Itukanda like impact of colonial on Rwanda social and culture, bahita babiguha byose do. Effect of Belgian colonization of Rwanda in Rwanda, do byose bahita babiguha. Kagende bisomo gake gake. Culture change introduced by colonial era, bahita baguha general role of missionary in society of Rwanda, Rwanda journal toward reconciliation, rebuilding post genocide. Urabona establishment of Gacaca court for community justice, byose bahita babikora. Strategy for national unity and healing in Rwanda, the influence of the United Nations in Rwanda affair, byose nyine bahita babikwereka. Thank you, bahita bagukora PowerPoint ya y'impapuro 18. Ya nibyo ngibyo nakwereka.